amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali ndetse namwe kandi muherereye hakurya mu bihugu bigiye bitandukanye mu migabane igiye itandukanye igize isi. Reka tabagore ngo mugumye mugire ibihe byiza. Nyine Baganizi Olivier, ikiganiro ni Church Service. Turagushimira wafashe umwanya wawe ukavuga utereka mfungure nshyire ku Isango Star TV mbashe kugenda ndeba ibyo bari kugenda badutegura bigiye bitandukanye. Kuba duhisemo n'ibyiciro cyinshi wakagombye kuba uri kureba izindi televiziyo zitandukanye, ariko ukaba wavuze utereka ndebe Isango Star TV. Gumya ugire ibihe byiza mu majyaruguru, mugire ibihe byiza mu majyepfo, kandi namwe nuko mu burasirazuba n'uburengera bwaryo namwe kandi mugire ibihe byiza mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twabibagirwa, mugumye mugire ibihe byiza. Ni Church Service, ikiganiro cyanyu kibere kugenda kibaha ibyiza bigiye bitandukanye. Hanyuma nanjye kandi ndahari kugira ngo ntabatenguha. Kuri kamera hari Peter, hanyuma kuri tekinike hari Papa Sangwa. Turahari kugira ngo tugende tubagezaho ibyiza bigiye bitandukanye nkuko nabibabwiye kuri post zigiye zitandukanye mwagiye mubona. Church Service dutumira amakorali agiye atandukanye bakatwereka impano bafite, dutumira amagroup agiye atandukanye aririmba, ama worship team agiye atandukanye, tugenda twumva ngo nibiki bigenda bivugwa mu ndirimbo cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Dutumira abakozi Imana batandukanye, kandi tukanatumira namwe mu bantu bafite ubuhamya butandukanye bushobora gutuma nawe hari icyo ushobora kubigiraho kugira ngo bagukomeze, tugakomezanya nyine kugira ngo uru rugendo turimo turusheho kugenda turubamo neza. Niba ubabaye, niba ufite intimba, ugomba kumenya yuko utari wenyine, hari n'abandi nabo babaye kukurusha cyangwa se babaye kukurusha. Icyo tubereho no gukomezanya ndetse no gutizanya imbaraga muri rusange. Ntabwo rero njya mbatenguha, ngenda mbashakira abatumirwa bameze neza nkuko bibonye kuri post zitandukanye. Rero uyu munsi ndi kumwe na Ishimwe Ronge. Waramutse gute? Naramukanye Imana. Umeze neza? Turashima Nyagasani. Ronge niwe turi kumwe, niwe tugiye kuganira ko muri kumubona. Ni umugabo umeze neza, wambaye neza, ariko kandi uranaberewe. Murakoze cyane. Abantu minsi yashize bagiye bakubona ku mahanga zitandukanye, babona ubuhamya bwawe bugiye butandukanye, ariko ikintu cyagiye kibatangaza nuko iteka ryose uhora umwenyura. Ronge, wavukiye hagana hehe? Ukurira hehe? Hari ryari? Ronge navukiye hano mu karere ka Kicukiro. Yego. Mu murenge, uyu murenge wa cyahoze kera, ni kera kuko narahavukiye ariko sinagira amahirwe yo kuharererwa. Yego. Navukiye hano i Gikondo, ahantu bita hejuru mu Gatenga. Yego. Niho ababyeyi banjye bari batuye mbere ya Jenoside. Jenoside ibaye, ibyo ndimo nkubwira n'ibyo nabwiwe nanjye nta makuru yimbitse nzi neza. Jenoside iba 94, njye navutse 91. Yego. Mvuka mu muryango w'abana 4, akaba ari njye wa nyuma. Yego. Ubwo w'umuhererezi ko babyita bucura. Yego. Jenoside ibaye, ababyeyi banjye bari batuye aho ngaho. Biba ngombwa ko batwohereza, sinzi uko byagenze, batwohereje ahantu bita Rwamagana, mu karere ka Rwamagana. Yego. Niho nisanze ndimo ndakurira nyuma ya Jenoside. Nibwo umuntu atangira kumenya ubwenge, agatangira akabona nyine, akibaza se ko bimeze gutya. Ariko icyo gihe nabona nisanze nyine ndi mu yindi famiye yo kwa data wacu. Yego. Rero ndahakurira. Nyuma yaho gato njya ahandi, mpavuye nize primaire hano Sainte Famille. Yego. Secondaire nyiga Apasi. Ubu niwe Ronge mu gukura. Ababyeyi ntibagize amahirwe yo kubabona usibye kubabwirwa. Wabwiwe n'abandi? Ni bashiki bawe? Harimo grand frère mfite utuye hano ku Gisozi bita Janvier. Nyine yabashaga kuba yanganiriza, akambwira ati bimeze gutya, ariko ntajye mu bintu byimbitse.
ngo ambwire wenda ngo ntama amateka ngo twicare tuvuge ati se byagenze gutya byagenze gute, gusa baje kumbwira ko ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside. reka twubwire ngo komera mukura ababyeyi bawe muri jenoside, ariko kandi Imana yarahabaye urakura, uriga primaire, tunashimira n'abavandimwe n'umuryango muri rusange bahabaye kugira ngo ubwo buzima bunyuremo uri muto, ugakura ukamera ukomeza uyu munsi wa none. Ronje primaire urayize Sainte Famille, secondaire ubanje kwiga Tronc Commun, superieur uje kuri APAS. Ugeze kuri APAS ubuzima bwari umeze bute? Abantu bize kuri APAS hari umubyeyi wari directeur watuyoboraga, ubundi bahitaga ku musozi w'umugisha. Yego. Ako kantu yakundaga kukatubwira. Narahageze nyine nisanga mpura n'abantu benshi batandukanye, ingero nyinshi zitandukanye, njya mba umunyeshuri nyine aho ngo muri secondary, umunyeshuri bisanzwe, nkurikiza nyine gahunda zose nyine z'amategeko n'amabwiriza yo ku ishuri. Icyo gihe hayoboraga mbanza ari buki nakiyobora ni master bitaga Emile. Ngira nawe ujye uyu munsi wa none ukiri kuri APAS rero, zimwe mu nshingano wagiye ubona zikagutungura ukavuga uti ariko ubahanze nshobora kuzabaho umuntu ukomeye, zari nk'izihe? Inshingano nagiye mbona, nigeze kuba umudiyakoni. Nikigerayo nahise mba umudiyakoni muri Eglise Adventiste. Muri Eglise Adventiste bari abadive. Njya no muri korali imwe bitaga Versio, nyijyamo nyiririmbamo, ariko akenshi nakundaga kuba ndi ku byuma. Nakundaga gucuranga cyane senti. Nyuma yaho gato urumva njya mu wa gatanu, ubwo ndimo ndavuga mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, mba umudiyakoni. Bampa izindi nshingano, bangirira icyizere, mba umukuru w'abadiyakoni. Noneho turimo turasoza baza kuntora no kuyobora abanyeshuri bose baduwaye. Ugenda ubona biri kugenda bihinduka, ibintu birimo biragenda bihinduka. Ariko mubo nabashaga kuganira nabo bambwiraga imyitwarire yanjye, ngo babonaga ndi umuntu utuje cyane, vuga amagambo make, bakaba wenda aribwo bashobora kungirira icyizere. Nanjye ntabwo bitekerezaga ko bishoboka kuba byaba. Wiyumvaga gute rero uri mu bantu b'abagabo bafata ibyemezo, naho uri aho ngaho bakajya bavuga bati Ronje, urabyumva gute? Akenshi twagirwaga inama hari uriya mubyeyi Emile master, yakundaga kutuganiriza cyane kenshi gashoboka, akatugira inama. Gusa iyo uzikurikije mbona hari aho zikuvana n'aho zikujyana. Ndi wa muntu nakundaga nyine kuba namukurikira, nkumva ibyo avuga, umuntu akagerageza no kuba yabishyira no mu bikorwa. Se akavuga nimba kubujije gukora iki, reka nyigerageze. Nubwo wenda gisa nkaho kigoye, ariko reka nyigerageze ndebe koko hari icyo kizavamo, mbese hari aho kizagukura, hari n'aho kizakujyana. Kenshi yakundaga kutubwira aho duturuka. Nanjye nakwibaza aho naturutse. Yakundaga kubitubwira cyane, akakubwira ngo ariko mujye mutekereza nubwo muri hano. Yatubwira kutubwira ngo turi hano mu ntuza, ngo turi muri berso, hatari igihe muzavamo. ngo hari igihe tuzavamo. Icyo kintu nkagitekereza.
noneho nkatekereza ariko koko ibintu avuga koko ukabirikonesa ukavuga ati reka mbitekerezeho, katubwira ngo turi muri beriso ngo turi nk'abana koko nibyo. Umuntu akabitekerezaho nyine, hari ababyumvaga akumva nyine akabivuga bikarangira, hari n'ababyumvaga akabitekerezaho akaba wenda yavuga koko se iki kintu reka gitekerezeho. Ariko naje gusanga koko ibyo yavugaga ari ukuri, kuko murabizi hari igihe kigeze kugera, urumva nahirwaga na farije ikazaza ifata abana bamwe ikabakodeshereza amazu bakabana. Ariko ubwo buzima nabwo bwari bugoye, ukabana n'abantu utazi, kenshi wenda ushobora kuba uhazi hariya hari inzu bahakodeshaga, abana bamwe na bamwe bakabafata mu biruhuko bakabashyiramo aho ngaho. Urumva ngiye narabitekerezaga, ese ko ndimo ndabasha kurya nkanywa ndi hano ku ishuri, wa mugani iyi si yo beriso master arimo aravuga. Kuko natekerezaga, hari n'igihe watekerezaga ntunabone naho, ukabura naho utaha mu biruhuko, abandi bari gutaha wowe ukavuga uti nzerekeza he, uzerekeza he, ukabona urimo urabyibaza cyane. Ariko koko narabitekerezaga nkabibona koko wasanga yariyo beriso, ariko niko byari binameze. Numvaga nyine amahoro, nabaga ndi hara ku ishuri. Byagera mu gihe cy'ibiruhuko ukabona bigoyemo ukuntu rimwe na rimwe, atano muri ayo mafamiye aho utashye muri vakansi imwe ntusubireyo, gutyo gutyo ukabona n'ibintu bigoye nkabibona. ubwo buzima bubamo burarangira. Verisiyo yemezemo igihe kingana iki wivuyemo werekeje he? Ya verisiyo ntabwo nayitinzemo cyane, nahise njya mu yindi korali yari iri aho ngaho, nyibera nayo perezida w'abanyeshuri bigaga muri iyo ntuza bitaga Adonai. Nayo nayimazemo igihe kirekire, sitiri n'ubu ngubu mbanza nkikiyirimo. Uwo ni Ronje, ubuzima bwo kuri Apase yabubayemo igihe kirekire. Ronje turaje na mukanya tunarebe n'indirimbo ya video urimo iyo myaka za 2013 2014. Ronje arimo ari kuririmba, ari kugira ati ntago wamenya, ariko Ronje icyo gihe yaririmbaga rwose ari muri korali ameze neza. Ronje turacyaraho hafi, turi muri segonderi, ubuzima bwo muri vakanse bukaba bubishye, ariko ukabunyuramo ukabona burarangiye, imibanire n'abandi bana, kugirirwa icyizere, ukabona ejo wayoboye ubaye duwaye, burakeye bagushinze ibikoni, muri ARG ufite inshingano, muri korali ufite inshingano, mu itorero ufite inshingano. ubwo burere ko nta mubyeyi wabashije kubuguha, wawuhabwaga nande? simbuze wenda ngo hari umuntu wabumaga runaka, ariko hari igihe ugirirwa amahirwe ukamenyana n'abantu bafite uburere bwiza, reka wenda mbivuge muri iyo mvugo. Hamwe na hamwe aho nakubwiye nagiye mba hatandukanye, hari aho hari ibyo nabonaga nkabona byitwayemo gutya byangeza kuri iki. Rero akenshi hari igihe ubona uhura n'ibibi, hari n'igihe uhura n'ibyiza. Ikibura kirengagiza icyiza ukagikomeza. Rero ni muri urwo rwego nanjye byambayeho, avuga ati reka nange ikibi ubwo nkurikiza icyiza. Nibyo nakubwiraga nshingiye wenda kuri izo nama zuriya muyobozi yatubwiraga, nizo wenda kenshi twagendaga twapurika, tukabona ikibi byanga byakunda n'umutima urakikubwira, akakubwira ati iki kintu kireke kuko ubona ari kibi. Ariko iyo uhisemo icyiza wumva umutima wawe
hari n'umwere nta kibazo. Yeah. hari isomo rero Desi Senkwari yakundaga kuvuga rivuga ngo umukobwa mwiza utagira umutima ngo arutwa n'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Iryo somo naryo hari icyo ryaje gufasha Ronje, turaza kukigeraho nyuma. Akagira ndavuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'ubwenge n'icyubahiro. Ayo ni amasomo uriya mugabo yakundaga kuvuga, turaza kuyagarukaho tugenda tureba icyo yamariye Ronje. ahubwo reka turebe mu zimwe mu ndirimbo zihari Ronje yaba yagerageje kuririmbamo za video, tuyinyiremo za 2013 na 2014 yitwa Menyesha ibya Yesu byose. Nuza kureba Ronje witonda urabasha kumubona. Iyo ndirimbo nutivo turagaruka twinjira no mu kindi gika Ronje ava muri apase yerekeza mu buzima busanzwe. Tugiye kureba na ya masomo twaze tuvuga icyo yamumariye n'icyo yaje kumugezaho. Nyuma y'iyo ndirimbo turayireba gato, ntabwo tubari ngo tuyirangiza, ariko mashe kureba Ronje kuko Ronje arimo murata mubona kuri tekinike ya Pasangwa. Iyo ndirimbo ne wayibonye Menyesha ibya Yesu byose yizamure. Turagaruka mu kanya, reka dusome natwe ku mazi. Turaje mu kanya. Yesu byose
nje ntacyo narugeraho dore ndababaye mbwira iby'urukundo rukundo rwacu yamenyesha Yesu byose masubinya ndikemo ngiribye by'ingenzi byose nezezwa no kubyumva nezezwa no kubyumva nezezwa no kubyumva aha uyu ni Ronje mwamubonye mu ndirimbo rwose kera abantu bataramenya n'icyizere cy'ejo hazaza ariko hari amasomo twagumye kuvuga Ronje yagenderagaho guturuka muri segonderi n'impanuro yagendaga akura ku nshuti abavandimwe ababyeyi bakuru be bashiki be buri umuntu muri sosiyete naho ku abantu benshi bagiye batandukanye ariko kandi akagira icyo abigiraho. Ronje urangije kuri apase ahantu hambere wakoze ni hehe? ahantu hambere nakoze ni mu karere ka Rwamagana. Nakoraga ibintu bijyanye na serivisi z'ikoranabuhanga. Niho hambere nakoze ariko nabwo nahatinze nahise njya mu bindi. Ronje rero agiye mu bindi yavuye mu karere ka Rwamagana ubuzima butangiye kuboneka atangiye kaminuza ni he wize? Kaminuza icyiciro cya mbere nakize Rwamagana campus Rwamagana muri Miracle. Nigaga networking, IT networking. Niho nize ari Rwamagana muri campus. Rwamagana urahize hanyuma rero igihe kirageze n'Imana itangiye gutanga ubushobozi akamodoka keza karabonetse ka benzi ukarimo uravuga utariko ibi ntabyo ngomba kurambagiza. Tugiye kuri rya somo rero rivuga ngo umukobwa mwiza utagira uburanga bwiza utagira umutima ruswa n'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube urimo uravuga uti ndashaka umukobwa ariko kandi umeze gutya na gutya. Nizihe karagiteri wagendeyeho? Murakoze cyane. Ikintu cyanteye kuba nahita ndambagiza ni ikintu nari mfite ngewe ubwanjye. Nari mfite intumbero yo kuvuga ati reka nkore umuryango hakiri kare. Rero ni muri urwo rwego nyine ninjiye nyine nigitangira kaminuza ngeze mu mwaka wa gatatu. Urumva nayo ndimo ndasoza. Haje kuza nyine indi promosiyo aribwo n'ubuzima bwanjye bwahise buhinduka. Aribwo namenyanye n'uriya mukunzi wanjye Kevin Wibabara. Nibwo we yaratangiye muri kaminuza. Ndajya kuri tekiniki badufashe batwereke mu ntangiriro. Kevin uramubonye yari umukobwa umeze gute se kumutereta byari byoroshye? Iyo competition wayitsinze ute byari imeze bite? Imico ye yatumye wumva bamurambagiza yari iyihe? Mu by'ukuri suko wenda nari nkuze cyane byimbitse cyangwa suko nashakaga kuba nakwihutisha kuvuga ati ngiye kuhita nshaka. Suko wenda hari akandi kazi nari mfite
kagize ikintu nakoraga ibintu bijyanye n'inuza n'amasoko, yego, gukora aya masoko. Hari kampani nari mfite, wenda ariko mbabare wenda kuba ndimo ndatandukira. biba nta kibazo, nayo yivuge rwose. niwe yiriya niriya y'ubwubatsi. Mfite kampani y'ubwubatsi ikora ibintu bya construction, igakora muri ariya matafari. yego, nakoraga ako kazi ariko mbivanga n'ibi ngibi. ari amatafari, ziriya nzu ubona nizo twubaka, iriya ni nayo tubamo. sibye ko nyine itari yarangiza no kugira. ndayizi, narayibonye, nayo bamwe Rwamagana. nibyo wenda ndimo ndakora nyine, narabivangavangaga. urebye ninjye wari uhagarariye iyo kampani. twakoraga ibintu bijyanye n'iby'ubwubatsi. iyo kampani nayo narayifunguye mbere ho gato ngiye gusoza. numvaga ngewe intumbero yanjye ari kwikorera. bivuze ko uniga muri kaminuza ari nabwo wanize ku ruhande ubwubatsi? oya, mbere yaho natangiye kaminuza nyuma. ubwo ndangije segonderi nibwo nahise njya kwiga hanze. nize y'amashoti courses y'ibijyanye n'ariya amatafari. n'amatafari bita interlocking bricks. ni amatafari sigaye agezweho, bamwe barayazi. ni amatafari akozwe mu itaka n'umucanga na sima, tukabishyira mu mashini ikabikompakita, ikahita isohora itafari. ya tafari iyo urikoresheje ugiye kubaka inyubako iyo ari yo yose ugabanyirizwaho 50%. nimba wenda inzu yubakwa nka miliyoni 30, hari igihe usanga iyo tuyakoresheje dushobora kugera ko nko kuri miliyoni 20 cyangwa 15. ukazigama byibuze izo miliyoni zindi 10 cyangwa 15. ni nayo nubakishije n'amazu n'ibyo nkora, ni nayo nubakisha kenshi. rero ubwo ndimo ndavuga urugendo mpura na Kevin. wenda havuyeho ibyo ngibyo byo kubana uri imfubyi ugaca muri ubwo buzima nabwo strugglinga. wenda iyo Minervari warayibonaga, Farije nabyo nta kintu itakoraga. yatwiraga Minervari ikadukorera buri kimwe, ariko umuntu igeza naho ikamucutsa. si ibyo wenda kitamucutsa, kuko hari n'abandi inyuma bagomba n'abandi inyuma birumvikana. yakoze ibyo, naho tugeze ubu ngubu nibyo tuyikesha. yego, no kuba narabashije kuba nakwiga ni ibyo tubikesha. yabaye umubyeyi. ni umubyeyi pe. urumva ni umubyeyi. Kevin rero murahuye muri kaminuza? Kevin turahuye. uramubonye aje kwiga bwa mbere, ukavuga uti umukobwa. urumva nakoraga utwo tuntu nyine, ariko nuvanga no kwiga, atuvanga nyine n'ubundi buzima busanzwe. Kevin twahuriye muri kaminuza. Kevin yari umukobwa utuje, yari umukobwa buri umwe wese wakwifuza kuba yaba inshuti nawe. nanjye niko nabonye Kevin. Kevin yari umukobwa ubona ko yagaragarira buri umwe wese. bamwe barabizi, hari inshuti twagendanaga, ndababwira ese mwaba mwabonye umukobwa winjiye mu kigo udasanzwe waje muri campus? hari umutipe w'inshuti yanjye bitaga Harfani, ni umwarabu. ubu ngubu bari muri Oman. niwe twagendanaga kenshi. Kevin turamubona, nifuza kuba twahura wenda ngo tuganire, ariko Kevin we mbese kuko we nawe yari umuntu ugaragarira buri umwe wese muri campus. noneho mbaza ati naje kumubona gute. Kevin uburyo naje kumubona, naje hari isomo ryari ryaramfashe
mu ntuza mu wa mbere etike urumva niyo masomo baheraho biga mu ntuza ngira amahirwe njya kwigana nabo ujya kurisubiramo njya kurisubiramo Kevin urumva byanga byakunda nashatse uburyo mwicara iruhande numva nyine mfite umuhate wo kujya kwiga muri iryo somo ryiga neza ntashishikaye bituma iryo somo njya kuryiga nyine njyayo urumva yanyicaraga imbere nashatse uburyo bwose bushoboka ninjiramo mbere yari yicaye imbere ako yari umukobwa utuje cyane aho yari yicaye biba ngombwa yuko mwicara imbere tujya muri class barigisha ariko akabona ko ndimo ndahindukira nshaka kuba namuvugisha nyine turagira nshaka urumva umuhungu wese agerageza ubwo ari bwo bwose aragerageza akaba yagira uko byagenda kose akaba yamuvugisha rero nibyo byambayeho ndamuvugisha muvugisha abanza no kunyihorera ndavuga byanga byakunda pe azavuga sinacika intege turasohoka ndanamusuhuza aranyikiriza yahitaga yihuta twasohokaga twigaga evening yahitaga yihuta isomo rirarangira nkomeza kwiga mu wa mbere kandi isomo ryararangiye waranaritsinze ego ko nashakaga kurisubiramo isomo rirarangira nkomeza ndatendinga rero biba ngombwa yuko ngira amahirwe tuza kuganira twaganiriye urumva twarahuye dusoje byari dimanche dusoje noza tuza kuganira ndamuganiriza nyine mubwira ubuzima bwanjye naciyemo arambwira ati uko nakufataga siko uko nagutekerezaga nuko nagufataga ntago ariko musanze birahindutse ibintu bihita bihinduka arambwira njye nagufataga urumva nabaga ndi muri nuza mfite imodoka nyine ubuzima nyine bwaroroshye ntava mu nuza nkataha mfite imodoka yanjye mfite imodoka ni kakamodoka gato ka Benz ka Sierika urumva ntabwo ubuzima bwari bungoye cyane mvuge wenda ngo burankomereye nyine yumvaga nyine mba muri ibyo bigare byo kugendana n'abantu batandukanye byo gusohokana n'abantuza kuko ntabyo yigeze ambonaho gusa icyo yabonaga narazaga ku ishuri nkataha ntamenye se ubuzima abayemo n'ubu ariko uburyo bamfataga ushoboka ko wenda bumvaga muri weekend nabaga nagiye ahandi hantu hatandukanye ariko siko byari biri nta kindi rero numvishije namubwira nuza objectif mfite yo kuvuga ati ngewe ikintu nagusobanuraga ikintu nari narabuze kera cyitwa umuryango numvaga nshaka gukora umuryango hakiri kare nkajya nkumva nawe ukora muri bike mfite mu bushobozi bwose naba mfite nkumva ibyo naba mfite ibyo ari byo byose nakora ikintu bita umuryango nkagira nkaba umugabo nkabyara abana niyo ntego yanjye nari mfite yego nza kubimuganiriza haza kubyumva Kevin yari umuntu mwiza cyane kandi yakundaga kumva umuntu icyo gihe yaranyumvishije nta nubwo yanangoye arambwira rero nubwo bimeze gutya reka nsoze inuza inzozi zawe ufashe muri izo binuza
muri urwo rugendo Twubaka umuryango. twubaka umuryango. Ntabwo ari buri mukobwa wese wakwemerera agitangira kwiga kaminuza ngo akwemerere kuba urumva icyo namusabaga ko yaza akambera umugore tukabana tukabyara abana. Nicyo nyine namusabaga. Kevin arabinyemerera ariko arambwira ngo mfite mu rugo, njyewe ku bwanjye ndabikwemereye ariko mfite mama wandeze, nawe tugomba kubimubwira nyine nk'umubyeyi. Urumva twaragiye anjyana mu rugo iwabo, duhura na mama we. Mama we arabyishimira cyane, nawe ni umuntu mwiza, ndabimushimira, Imana ibimuhera umugisha. Ntabwo byangoye, ntabwo byigeze bingora wenda bivuge ngo barananiza baragira iki. Tugeze kwa mama, urumva mama ntabwo ari bumubwire ngo umwana ntabwo yabuze minervari yo kumurihirira. Icyo yashakaga n'umwana we kugira ngo yige, amare kwiga ajye gushaka akazi nk'abandi. Siretse uko yanakoraga kwa muganga, we yari afite n'akazi. Kevin namushatse afite n'akazi. Kevin ntiyangoye rwose, yahise ananyumva arambwira ngo ngwino mujyane kwa mama na musaza we. Icyo gihe barabanaga, turagenda. Mama we aratwakira, aratubaza se ko mwese mwumva muri abanyeshuri muzabaho gute, ubuzima bizagenda gute? Aratubwira, turamusobanura, turamubwira muri bike tuzabona tuzabaho. Mama arabwira rero, aratubwira ati nta kibazo, icyo mbasize imbere nanjye nzabasabira Imana ibahe umugisha bizagende neza. Nuko nyine bibaho gutyo. Ubwo nyine nimba banyemereye dukorekeza procedure zo ubukwe buraba, urumva burashyuha. Ubwo wari ufite imyaka ingahe mukora ubukwe? Nari mfite imyaka 24. 24. Kevin yari afite imyaka 21. Yari atarawuzuza neza. Uvuga uti dukora ubukwe, mbona umuntu usimbura mama, byari hakiri kare. Ibyo nabuze nkiri muto Imana ifashe kuyibona. Ubu ni ubuzima bwo mu rugo. Kevin maze kubana, apasanga kuri tekinike n'amafoto y'ubukwe nayo yatwereke, tugende tureba ubuzima bwo mu rugo. Ubukwe burabaye, abantu baragushyigikira, urumira. Urumva ntabwo nari mfite mama ngo njye kwaka inkwano, cyangwa ngo nari mfite data ngo njye kwaka inuzi inkwano. Urumva byanga byakunda ushaka inkwano nk'umuntu w'umugabo. Ariko si ko nari mfite n'inshuti. Hari umuryango umwe nabagamo bitaga Solidarity, ni umuryango mwiza. Uwo muryango nawubayemo n'abantu basaga 200 gutyo. N'abantu bishyize hamwe bimeze nk'ikibina. Iyo ugiye gushaka baragushyigikira, bakaguha inkwano, bakagukorera n'ubukwe. Ni umuryango mwiza cyane. Urumva njyayo ndabibatekerereza, ndumva nabo ntago bari bizeye ko nahita nkora ubukwe. uko bambonaga wari nawe ufite umukobwa, ntago nari buze ngo ngusabe umugeni nk'umumi, kuko babonaga nyine turi abana. Urumva baravuga byanga byakunda. Ngewe cya kintu nari mfite cyo kuvuga ati icyo nabuze mu bwana bwanjye reka nyishake hakiri kare. Inkwano ziraboneka, tujya gukwa byanga byakunda ku mukobwa. Inkwano barazemerewe, ubukwe burakoreka. Bumaze gukoreka turagira, tujya mu rugo, turabana nk'umugore n'umugabo. Tubana, nta kazi kari kazwi tuzi dukora. Urumva sibyo ibyo ngibyo by'inoza by'amasoko no kuba narakoraga aho ngaho nanga serivisi z'ikoranabuhanga. Nta kandi kazi. Na Kevin urumva yahise ashaka, ajya mu gihe cyo gutwita, n'akazi yakoragamo kwa muganga ahita agahagarika. Ubuzima nyine buragira. Urumva byanga byakunda, hariya yari atwite.
niho twabanaga. Inzu nabagamo nyiri umusore niyo twakomerejanyijeho tubanamo, anansangamo dukoramo n'ubukwe turakomeza. Urumva Kevin yaratangaje pe, yaratangaje, yari umuntu uzi ubuzima, uzi igisobanuro cy'ubuzima. Yego. Ntago yigeze angora, nta na kimwe yigeze angora. Urumva ubukwe burabaye, dukoze ubukwe n'Imana iduhaye umugisha, turibarutse, twibarutse umwana. Ubwo twamwibarutse 2019, twakoze ubukwe 2018, twibaruka 2019, 2020 umwana ari muto, tuvuye kwa muganga nibwo twahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwa Kevin, nibwo Kevin yatangiye arwara. Urumva muri icyo gihe namubwiye akazi nkora, arambwira ati nta kibazo, tuzafatanya kandi nta kintu kizatunanira. Uriya Kevin ni umuntu pe waruzi ubwenge, kandi n'ibyo yakoraga ntabwo yabimukekeraga. Kevin yaratangaje. Kevin twaje, urumva nahise mubwira akazi nkora, aho nshyira imbaraga kenshi naje kumubwira nyine ibyo nkora, arambwira nta kibazo nzabigufasha. Ese bisaba iki? Arambwira bisaba nyine ni kwa kundi umuntu asaba amasoko, akagenda akabidinga, yamara kubidinga aragenda arabyiga. Yabifasheho nose, hari umugabo umwe wabimuhuguyemo. Naho Kevin yabaga ari na biro ye mu nzu, hariya habaga ari biro ye, yahoraga ku mashini arimo abidinga, asaba amasoko. Urumva ngewe icyo nakoraga nagendaga kuri tele nkayakora. Tubayeho muri ubwo buzima nyine. Ibyo nkubwira Kevin yari umufasha pe. Tubaho muri ubwo buzima. Amasoko muratangiye murayakoze, turayakoze, ari kwiyongera, arimo ariyongera. uranamuhembye umugurira akamodoka. Hari isoko, hari isoko twigeze gukora rimwe, ni mbere nyine atari yaremba cyane, atari yarwara, yigeze kubidinga, tubona isoko twungukamo amafaranga atari menshi, ariko atanagize. Ni mu gihe cya Covid twasapurayingaga amatafari menshi, n'ahantu bubakaga korutire dusapurayinga. Turumva twari dufite imashini zikora aya matafari, nta kindi twagendaga tukajya no muri weekend, nibwo twakoraga n'akazi. Tubona isoko, tukuramo amafaranga atari make ariko atari na menshi. Nyine arambwira ati ko hari umuntu ufite imodoka n'iyi, wazayimugurira. Arambwira wazayigura. Urumva yumvaga nyine umwana we yaratangiye kujya ku ishuri, yaratangiye ejo bundi yari butangire kujya ku ishuri mu kwezi kwa 9. Yaragiye kuzuza imyaka 3, nkazaza ntwara umwana ku ishuri. Ndabwira ngo nta kibazo, turagenda turayishaka, turayigura. Tuyigura n'amafaranga make. Icyo gihe ni umuntu wari ugiye kujya hanze no mu bihe bya Covid, ntabwo yigeze aduhenda. Ndayimugurira iyo modoka, banzi kinahari. Ariko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Iyo modoka twanaguze niyo yanadufashije zose muri izo sirikirasiyo, arwara, tujya kwa muganga, tugira ibiki, niyo yanadufashije pe. Nicyo kintu mbona twakoze kitugirira akamaro, kuko byari binagoye. N'iriya ubona hariya twari turi no muri Nyungwe, hariya ubona twari turi muri Nyungwe, tugiye ku nzu
ni kunoza bari barimo barubaka hariya kuri iriya nzu ku bagore beza. yego twari tugiye gukora ibintu bijyanye n'amasuku. Twari twajyanye imaze gushyuha hariya twari tunicaye, yari yashyushye tuvamo. iriya foto n'ejo bundi. ibyo ngibyo bivaho, imodoka turayimugurira ariko atangira nyine kuremba. hariya ubona twari turi kuri midihiri bamaze kumucisha mu ntuza, atangira nyine kurwara, ariko mu burwayi bwe agakomeza gukora ibyo bintu by'amasoko, yakoroherwa agakomeza akabidinga. n'aho aba yagaba ari kwa muganga yakomezaga kuba akora ibyo bintu by'amasoko. yabaga afite imashini cyangwa telefone akambwira ngo nimusikanire ibi ngibi, ngo nimusikanire ibi, nkamwohereza akabidinga. hari aho twari turi Roi Faisal nibwo uburwayi bwatangiye. urumva noneho mu kurwara kwe uko byagenze, ukuntu byabayeho, uko byatangiye ababara mu kuguru. ubwo nyine dutangiye havuyeho uburyo namuterese, uburyo twabanye, uburyo ubuzima butangiye no kuboneka. uburwayi rero sasa buraje. uburwayi noneho buraje. atangira hariya yagenderaga mu kagare, twari turi Legacy. atangira kubabara ukuguru. urumva ari n'amafoto amwe n'amwe. atangira kubabara ukuguru, arambwira ngo ndimo ndumva mbabara mu kuguru. nkubwa se urumva bimeze gute? ngiye ndimo ndumva ngo hari imitsi irimo irandya bimeze nk'amashanyarazi. urumva nta kindi, nahise mujyana Legacy, bamucisha mu ntuza, bamucisha muri Legacy. hari umudogiteri umwe twabonanye, ahita aduha rendez-vous yo kujya guca kuri midihiri muri MRI. bamucishamo rero babonamo timeri mu rutirigongo. urumva n'ikibyimba cyari kiri mu rutirigongo. bamucishamo bagisangamo, baravuga rero nta bundi buryo ni ukugikuramo. bagikuyemo, bamaze kugikuramo nyine bamukora operasiyo. ariko ndimo ndagerageza kuba ndimo ndihuta. yego bamukora operasiyo. twavuye midihiri banzura ko bagomba kumukora operasiyo hariya mu ntuza Roi Faisal. Roi Faisal tubona n'umudokita bita Dr David Hakizimana, niwe wamukora operasiyo. yego urumva nabwo ntabwo byari byoroshye. nuko bibaho gutyo. operasiyo irakorwa, igenda neza. baza kutubwira iyo timeri bakuyemo mu rutirigongo, baza kutubwira ko atari kansa. turataha. ubwo byari 2020 nko mu kwezi kwa gatandatu ndakeka, n'amatariki ndumva nyibuka. harimo na corona biri kwivanga. harimo na corona, ntabwo byari byoroshye. urumva byasabaga twari turi dutuye mu ntara Rwamagana, byasabaga kwideplasa. nibyo nakubwiraga, kujya wagira ngo iriya modoka yayiguze, nta kindi kintu yanakoze, ni ukumudeplasa, imuvana Rwamagana imujyana inuza. urumva nta muntu wari bugutize n'imodoka muri icyo gihe, byari bikomeye. noneho ariguma mu karere, hari n'igihe byari biri na guma mu rugo. nyinshi zagiye zitandukana. Rwamagana banayimazemo igihe rwose. Rwamagana habonekaga imibare iri hejuru cyane. habonekaga imibare iri hejuru cyane, ntabwo byari byoroshye. bamukora operasiyo, irakorwa. n'ubwo urumva byari bigoye. operasiyo igenda neza. batuza gusaba rezilita, batubwira ko timeri bakuyemo, ikibyimba bakuyemo atari inuza, atari kansa. ubwo nyine abaho, urumva umugongo ntabwo uhita ukira. dukomeza turamurwaza,
tusubira mu rugo dukomeza ka kazi twakoraga urumva ntabwo byasabaga kujya kuri tele cyangwa kugira iki aho yabaga arwaye no mu rugo yabaga ari muri ibyo noneho mu kwezi ubwo turi 2020 arwaye umugongo izo noza zose iyo procedure yo kujya kwa muganga urumva twagiye no mu makine tugira ibiki ibyo byose twabaga turimo nyine ntago umugongo ntago wahise ukira nubwo bamubaza umugongo ariko batubwira ngo tujye muri kine bamukorere cyane ko umugongo ari n'utuma amaguru agenda ariko nyuma yaje kugira gukira aza gukira arakomeza aragenda mu mwaka ejo bundi umwaka ushize mu kwezi kwa 11 nibwo hajemo yagize ikindi kibyimba mu nda kiraza indi itangira kubyimba arambwira ngo kirimo kirambabaza yumva kimukanda aratubwira ngo tukongera gukurikira za procedure twongera tujya Legacy batwohereza guca muri CT scan kuri midihiri bamucisha amasanga afite timeri noneho mu nda hari ubona twari turi Kanombe ejo bundi mbere yuko tujya i Butaro urumva ubuzima icyo kibyimba icyo cya mbere cyaramuzengereje ntiyabashaga kurya ntiyabashaga kunywa n'icyo yageragezaga gushyira mu nda yahitaga akiruka bibaho gutyo ubwo nyine ndarwaza urumva atangira kuremba atangira nyine n'intege nke zitangira kuza atangira nyine kunanuka bikabije ariko umuntu akomeza kugira umuntu akomeza kumurwaza tujya i Kanombe urumva twanamujyanyeyo ameze yazahaye tujyayo tujya i Kanombe tugeze i Kanombe nta kindi bamukoreye bahise icyo kibyimba nyine bagikuramo bamaze kugikuramo turataha asa nkaho yorohewe ariko turataha tumaze gutaha akomeza kuremba noneho uko akomeza kuremba nanjye niko nagendaga nkabaza ahangaho i Kanombe bimeze ese hari n'iki ikibyimba ko mwatubwiye ngo tuzaze gufata resulta y'ikibyimba cyavuyemo turebe imeze gute twajyayo bakatubwira ngo resulta ntago ziraboneka bari batubwiye ngo nyuma y'ibyumweru 3 ngo tuzagaruke turebe ko dushake resulta barebe nyine ubwoko bw'icyo kibyimba twagiyeyo inshuro zirenga nk'eshatu iya kane batubwira ntago kiraboneka ariko niko nabonaga Kevin arimo araremba cyane nta kindi nakoze basa nkaho wenda sinzi uko twagenaga batubwira ngo ni inyamubona zitari zakira neza ngo tube dutegereje bakamuha amakama ariko byanga ku munsi ushira ikibyimba agakomeza karemba nza kugisha umuntu dogiteri hari umudogiteri umwe Imana imuha umugisha hari w'Irwamagana bita Dr Pasi naragenda mwegera arambwira se aramureba hari clinique afite twanabaye y'igihe kirekire urumva Kevin ntabwo yari ari mu rugo yari ameze nk'uremba ntiyaryaga ntiyanywaga yatungaga na serum rero aho ngaho niho namujyanaga kugira ngo basi bagerageze bagabanye uburibwe kuko yararibwaga cyane biteye ubwoba bagabanye uburibwe arambwira rero nimba bimeze gutyo bataguha resulta z'icyo kibyimba bamenye si bimeze gute situzi kirimo kiramuryamo imbere reka tugerageze mujye none twongere dushaka uburyo tujya guca muri CT scan
basikaninge barebe ese ni igiki kirimo kiramuryamo imbere. Twagiyeyo tujya dusubiramo igiheri bamucisha muri MRI na CT scan, bagaragaza ko afite timeri, yongeye yazanye indi timeri ku ntozi. Icyo kibyimba cya mbere bari bakuyemo bari bagikuye kuri ovary, noneho ikindi cyagarutse ku yindi side, ku yindi left side, basanga cyarongeye kiragaruka. Ikindi twakoze yaratubwiye dushaka uburyo twinjira mu bitaro twinjira mu bitaro bya district Rwamagana, twinjiramo baduha transferi tujya i Kanombe, noneho tujyanye n'izo rezilita, noneho tujyanwa na ambulance. Tugezeyo nyine turavuga, baramubwira ko afite timeri, ko afite ikindi kibyimba mu nda, kandi yari amaze ubwo. Ntabwo nagiye mubwira amatariki, bamubaze ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11, twasubiye i Kanombe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Urumva izo procedure byabaga byegeranye cyane, byabaga byegeranye, nta gihe kinini kirimo. Tugezeyo duhura na umudokiteri wamubaze, tumwereka result, tumubwira se doctor kutubwira ngo ni ibisebe bitari byakira, tukabona twaraciye muri CT scan ikagaragaza ko harimo ikindi kibyimba. Bimeze biti, turabyanzura gute? Abirebye umudokiteri abona nkaho yikanze, aravuga ntabwo bishoboka. Noneho ahita asaba ko bareba cya kibyimba bakuyemo bwa mbere, cya kindi bakuyemo bwa mbere, ngo mubanze mu gipime barebe. Nibwo ubwo nyine bari batangiye gukurikiza procedure zo kureba se ikibyimba bakuyemo harimo iki, ni buhe bwoko bw'ikihe kibyimba, se ni ikibyimba kigaruka, ni ikibyimba kigaruka. Bibaho. Urumva yahise ambwira ko ari njye ngomba, urumva ibitaro bahise bambwira ko ari njye ngomba kujya kubyipimishiriza. Barabima bamasampo, bijyana Rwa Faisal barapima, batubwira ko icyo kibyimba bakuyemo ari kansa. Bimenye gutyo, ndagaruka mbaza dogiteri. Urumva twarakominikaga, nkamubwira amakuru y'uko bimeze, nkamubwira ngo basanze ari kansa. Basanze ari, noneho mbishyira uwo mudogiteri, arambwira rero nimba ari kanseri, ongera ujye gupimisha bakubwire umuti, uwo muti ushobora kuba iyo kansa barayimbwiye bayita lymphoma cancer. Ni ubwoko bwa kanseri ngo yatwizezaga ko azavurwa agakira. Mbaza kubaza dogiteri, uwo mudogiteri nyine wadufashije muri ibyo ngibyo, ndamubwira se ko twagiye gupimisha bakatubwira ngo tugasanga ari kanseri, bakatubwira none kanseri ko wumva icyo kibyimba babaze bwa mbere ari kansa, bigenda gute? Arambwira ngo babaze aho bakubwire stage igezeho, bakubwire n'ubwoko bw'iyo kansa. Ubwo nabibaza dogiteri, yari n'umunyamahanga, akenshi naranamubazaga, akambwira ati ugenda ubaza umuganga umuriho umukurikirana. Ubwo nyine twari turi Kanombe. Uwo nagerageza kuba nabaza wenda amakuru ya Kevin bimeze gutya, akambwira ngo Kevin azavurwa akiri. Nicyo ngicyo nari nizeye, nyine niko bari bambwiye. Namubwira se basanze ari kanseri, kandi basanze ko ari icyo kibyimba cyagarutse,
ese bimeze gute nimba ari kansa isi iravurwa igakira? Nta kindi banambwiraga ngo irakira. Ubwo nyine dukurikiza procedure zo kuvuga ati reka tushake uburyo bwose avurwa. Ariko uwo mudokiteri arambwiye iyo niba asanga ari kansa biraba ari ikibazo, kuko kanseri iyo uyibaze akenshi ihita ikwira umubiri wose. Ibyo nabyo mbishyira mu gutwi ndabimenya. Noneho ntangira kumubwira se azavurwa gute, bizagenda gute. Arambwira ati ngo bizaba ngombwa yuko batwohereza i Butaro, nibo bakora chimiothérapie. Urumva ni imiti inetraliza kansa. Ambwiye i Butaro ngibazaho cyane, numvaga nyine, urumva twari turi muri ward y'abantu barwaye kansa, abenshi bavuyeyo barimo baravurirwa na hariya. Ndamubaza se doctor, wenda ko mbona abandi barimo baravurirwa hano kandi niyo chimiothérapie ishobora gukorerwa hano, kuki utwohereje i Butaro? Arambwira rero i Butaro impamvu mabohereje niho assurance yanyu mukoresha ishobora kuba yaborohera. Turavuga nta kibazo, mwebwe mutubwire ibisabwa hano, noneho twe iye kujya hariya kure y'umuryango, hano niho wenda hafi n'inuza tube twabikorera hano nimba byashoboka ko yavurirwa hano. Arambwira ngo ndaza kukubariza muri administration. Nyine ubwo ndategereza. Ibyo gihe byari kuwa 4, kuwa 5 nibwo yaje arambwira rero ati hano ngo nabaje bishobora kugira ngo Kevin avurwe bishobora kugeza muri miliyoni 22. Turavuga ayo mafaranga ni menshi, reka basi dushaka uburyo bwo kuba twakwishyura makeya ariko avurirwe hano. Ntabwo hashira undi munsi ngiye kumureba, ntabwo yongeye kugaruka, ngiye kumureba arambwira ati twanzuye ko Kevin yoherezwe i Butaro. Urumva Kevin yari amaze kuremba cyane pe. Batangiye kumushyira kuri bomboni, batangiye kumushyira ku byuma abona nyine ko bigize, batangiye kumushyiramo amasonde. Kevin arimo araremba, ntiyaryaga ntiyanywaga, nta kintu yatungwaga na serum. Urumva noneho Kevin biba ngombwa ibyo ngibyo barabyanga kavurirwa hariya, bahita batwohereza i Butaro. Batwohereje Butaro Saturday mu gitondo. Twageze tuvi Kanombe tujya i Butaro, twahavuye i Kanombe nka saa 1:15, twageze i Butaro nko mu masaa 8, kuko ni inzira mbi igoye. Ni umuhanda mubi cyane ndawo. Sinzi abahazi. Ni inzira mbi igoye. Tugerayo urumva yari ari kuri bomboni, yari ari ku mwuka, urumva yaratangiye kubura umwuka muri uwo munsi. Usa nkaho arembye, amaze kuremba nyine biba ngombwa yuko nanjye ngaruka kujya kureba umwana. Urumva nari maze iminsi najya kumureba, avuga umwana nawe nyine yari akeneye kumbona. Ndavuga kubera icyo gihe nari ndi kumwe na musaza we na mama we, twe twari tumuriho. Urumva iryo joro ryo kunuza yaraye nabi. Noneho dimanche mu gitondo nibwo yiriwe nabi cyane. Barampamagara barambwira ati Kevin ameze nabi cyane, noneho arimo aragerageza kuvuga n'ibintu ubona bya kera, kumva mbese ubwenge bwatangiye gutakara. Bahita bampamagara nta rindi. Urumva nari ndi kuri site, hari ahantu twari turimo turubaka, byari dimanche. Ndavuga ni ntwara imodoka, ntabwo ndi bugere i Butaro, reka nshaka uburyo ntega nirinde n'izo stress. Imodoka nayisize aho ngaho,
mpita ntega nateze moto twari turimo turubaka i Masaka moto ingeza Nyabugogo nahavuye babimbwiye nko mu masaa 10 z'iyo noza z'uwo mugoroba yego nta nubwo nahembye nabo n'abafundi twakoranaga njye nahise ntega moto nageze i Butaro urumva akenshi nagiye ntega moto imodoka nayiteza gake gashoboka nageze i Butaro nka saa 7:30 z'ijoro nsanga yarembye mbona ko yarembye mbaza abadogiteri ndababwira se niki twakora kugira ngo uno muntu ibyo urumva nari mfite icyizere ko azavurwa agakira kugira ngo basi bamugire Peter tuzanira iPad zine tureba ubutumwa ari kugenda bohereza urumva ubwo urumva nyine negereye abaganga namubwira se kubona umurwayi wanjye arimo araremba bimeze biti niki twakora kugira ngo tubashe kuba wenda yabona ubuvuzi bw'ibanze bumugabanyiriza kuko yari ari mu buribwe urumva byaje kumenya ko ari kanseri arwaye kandi ariyo ari buvurirwa i Butaro Kevin yarababaraga yari ari mu buribwe bukomeye buteye ubwoba ku buryo icyo gihe aho twabaga turi kumwe Kevin narazaga akanganiriza akambwira bite ni sawa amakuru ni sawa Kevin yari umuntu wihangana cyane aza kumbwira ngo sheri ndabona ndimo ndaremba pe atangira kuzaza ambwira ibintu bya kera nk'aho akazaza ambwira ati ese arimo aranganiriza nk'ibintu by'ahazaza ariko we wumva atazaba hari agatangira akambwira se wishyuriye umwana minerevare hari asiranse twari twaramushyizemo wishyuriye umwana urimo uramwishyurira neza ndabwira sheri wanjye ndimo ndamwishyurira akambwira sheri wishyuye ya madeni twari dufite ahantu runaka ati ndayabyishyuye ngo sinshaka kumva hari umuntu uguhamagara akubwira ko dufite ngo ugerageze ubyishyure hari isoko nyine twari tumaze gutsindira muri iyo minsi twari turimo turakora ngo gerageza ukora ibishoboka byose wishyure ukumva arimo arambwira ibintu by'ahazaza nkamubwira sheri kuri murambwira gutyo wowe ntabwo tuzaba turi kumwe ntuzi ko nkamubwira nyine nanjye mubwira ati suzi ko twavuze ibi n'ibi tuzakora ibi n'ibi suzi ko tuzatemberera aha ngaha numara gukira hari ikintu nakundaga kumubwira kugira ngo basi mbone wenda yafata nk'ikintu wenda nk'amazi nakundaga kenshi urumva muri ubwo burwayi hafi imyaka 2 yose nakunda kumubwira ati gerageza urye ndaza kukuzanira rayani narabimubwiraga akishima ati ngo uramunzanira ndamukuzanira akabona nyine arishimye ukabona nyine agerageje kugira ikintu afata ariko nubwo yagifata agahita agakiruka nicyo kintu cyamuteraga akamorari ariko aho ngaho i Butaro narabimubwiye mbona aracecetse ntiyagira ikintu ansubiza nawe yatekerezaga wenda ko ndimo ndamubeshya kuko yatekerezaga urugendo twakoze rwari rurerure abona biramugoye arabona ndimo ndamubeshya yahise aceceka nanjye mbona ko ibintu bigoye noneho ndabaza negera abaganga mbona nyine nabonaga nanjye situation ntarimo ndayikurura neza ndamubwira se mbabarira umbwire uwo mudokiteri aba specialiste bari bumuvure kunuza bari muvure Yolendi ubwo byari muri urumva twavuye kuri hospital hari i Kanombe samedi dimanche turahirirwa bari muvure ku wa mbere Kevin mbona arimo aracika intege urumva ari ku mwuka aracyari kuri bomboni kuko n'abaganga babaga
baramubwiraga ngo muzamure mushyire ku gipimo maximum ku 10, baratubwiraga mucunge ntimuze kumukuraho bomboni. Urumva twabaga turi abantu batatu, njyewe na musaza we na mama we, twese tumureba, ariko uburibwe yari arimo bwari buteye ubwoba, n'abaganga bakatubwira mugerageze ntimukureho bomboni. Noneho nkibaza se ibintu ni ibiki? Urumva n'abaganga bashingiye wenda ku byo bari babonye ayo manuza babonaga koko bigoye. Negereye umunuza n'umwana, yambereye umwana mwiza uwo muganga, arambwira se ko mbona mufite icyizere ko umuntu wanyu azakira. Ndamubwira kubera iki atazakira kandi batubwiye ko bazamutera umuti akahita akira, ukahita unetralize iyo kansa. Arabwira, twatangiye kuganira, ambwira se wowe uri iki? Uri musaza we? Ndamubwira uriya ni umudamu wanjye. Ni umudamu wanjye? Ibyo ngiye mubaza agashaka kunjyana mu bindi. Ndabwira nsubiza kubera icyo mvuze ko dufite icyizere. Kevin yakundaga gusenga kenshi gashoboka, yari umuntu ukunda gusenga, yanapfuye yizeye ko azakira, nicyo cyizere yari afite. Kevin ubwo mbaza uwo muganga, ndamubwira se basi umuntu uzamuvura mwamaye nimero ze wenda nkamuvugisha kabone icyo ari cyo cyose yankostinga, tukavuga ati ko wenda niyo byaba ngombwa igishoboka cyose, kuko urumva bataha i Kigali aba specialist, basi nkamusobanurira uburyo umugore wanjye arwaye ko ashobora kunyumva akaba yaza. Arambwira ntabwo bikunda, nta nubwo dufite uburenganzira bwo gutanga nimero ye. Urumva ngerageza kuba navugisha ngo menye n'izina rye, wenda mbaza abandi badokiteri akenshi aba specialist bagomba baziranye, baze na nimero ye numve wenda ko namubona nkamusobanura. Numvaga niyo yari bumbwire ngo ndatega indege nubwo wenda nazi na costa yayo, ariko wumvaga nyine yaza akamureba. Birangira izo nimero nzibuze, mbuze n'uwo munuza, byose birangira mbibuze. Cyane ko n'uwo muganga nawe yaratangiye kukubwira ati rega buriya abica mu marenga. Nanca mu marenga, ariko bo bari babizi ko urumva ikosa ryabayeho, ibyo bari barizi. Simvuga wenda ngo ni ikosa cyangwa si ikosa, ariko byanga byakunda icyo kibyimba bakuyemo bwa mbere, nk'uko umudokiteri yabimbwiye, barakibaze kanseri ihita yirukankira. Urumva ndimo ndavuga muri icyo gitondo cyo kunuza muri iryo joro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere aribwo Kevin yanapfuye. Byabayeho, urumva iryo joro ryose nagenda mbaza amakuru, mbaza buri kimwe, mbaza abaganga benshi batandukanye, barambwira ati nta cyizere Kevin afite. Noneho uwo muganga atangira kunshinza ko njye Kevin namutindanye. Batangira kumbwira ngo Kevin waramutindanye, ngo kansa yageze kuri stage ya 4, ntago ashobora kuba yavurwa ngo akire. None nibaza, hari i Kanombe batwohereje hano bazi ibyo bintu byose. Uwo nabazaga i Kanombe yarambwiraga ngo bazuriya, nkahera muri icyo gihirahiro, nkizera rya jambo yambwiye ati Kevin azavurwa akire. Kubera na Kevin akundaga gusenga, yari azi ko nyine Imana izamukiza agakira. Urumva biba bishyira mu gitondo, mu gitondo kiracya Kevin nabwo ameze nabi. Urumva ntabwo twaryamye, twabaga tumuriho, njye nawe na musaza we na mama we tumuriho, tumureba kugira ngo adakuraho iyo nuza. Kevin bigera nko mu gitondo mu masaa moya nabwo araremba, arampamagara. Amaze kumpamagara
mugezeho abura imbaraga zo kuvuga. Aka ikintu yakundaga kumbwira, yakundaga n'umuhungu wawe niwe Ryan. uyu niwe Ryan. Uyu niwe arashaka dadi. Sorry. Umuhungu wanjye si. Yakundaga kumbwira ngo uzambabarire, uzambera aho nari, uzaba uri kumwe na Ryan. Ryan ntazagira ikintu abura, kandi Ryan ibyo twasezeranye, urumva twasezeranaga ko Ryan tuzamurihirira ishuri. Hari ishuri yambwiye nzamujyana aho, Imana izamfashe mu bushobozi nzaba mfite bikore. Arambwira ngo akambwira, urumva ni ibintu birebire, urumva ubwo burwayi bwe yagendaga ambwira ibintu byinshi tutanavuga hano ngo bite binarangira. Urumva yakundaga kubimbwira cyane, akambwira y'ibintu by'ahazaza, ariko njye simenye, kuko nimba ari ikintu kibi nangaga yarambwira ngo sheri ngo ndumva ngiye gupfa. Ndabubwira ntago uzapfa, uzarama, ngo uzamera neza. Ni nuko nicyo cyizere nanjye nari mfitiye Imana icyizere ko Kevin azamera neza agakira. Ya rero ndimo ubwo tugeze kuri iryo joro ryo kuwa mbere aribwo munsi yapfaga Kevin. Kevin muri icyo gitondo nyine atangira kumbwira, se dogiteri mwambwiye ari hehe ngo mwanzaniye umuti? Numva yabashaga kuba yavuga gake. Dogiteri ari hehe, yambabariye, yapfuye asaba umuti, asaba wa muti. Arambwira ngo dogiteri ntabwo yari yaza, dogiteri yaza. Nanjye nkagenda mbabaza dogiteri aragira hano ryari. Bari bazi ko Kevin n'ubundi atazakira. Bari bazi ko Kevin atazakira. Yego. Icecekere. Bari bazi ko Kevin atazakira. Hanyuma Kevin muri ayo masaha nibwo nabonaga inda ye yari yarabyimbye ababara. Umunsi ku munsi washiraga Kevin yagendaga ashirira inyama yo mu nda. Ashirira inyama yo mu nda. Kevin birangira abuze umwuka wo guhumeka, birangira apfuye ari muri ubwo buribwe. Mbona anaze ijosi. Kevin ahera umwuka gutyo. Ntekereza ko kanseri urumva yaba yarazamutse ikagera mu bihaha, ikaba wenda yarageze mu bihaha, yarabyangije. Nuko Kevin yapfuye ari mu buribwe, abuze umwuka wo guhumeka. Mpamagara abaganga bari aho ngaho, baravuga ngo Kevin ubuzima bwe burangiriye hano. Urumva muri ayo masaha nta kintu ntakoze. Nahamagaye abasenga bose bishoboka ngo mumbabare munsengere Kevin. Mpamagara mubyara we bitaga Eliza, Imana imuhe umugisha, yamubaye hafi cyane, yaramurwajije kenshi gashoboka. Ndabubwira Kevin ameze nabi, mbabarira umunsengere. Geraho mbwira Imana, nanjye ndabwira ariko Mana basi wenda njye nagucumuyeho, nkora ibibi, nkora wenda ibyanga n'amaso y'Uwiteka, ariko Mana basi nta nubwo ubigiriye n'uyu mwana w'uruhinja, kubona uyu mwana ugiye kubaho muri ino si ari wenyine udafite umubyeyi we. agiye kubaho ko nanjye nakuze. Nibyo navugaga, ibyo ntatekerezaga ko bishobora kuba ku mwana wanjye, nibyo byamubayeho. Hariya umubona twari turimo turamusezera, turi muri eglise, turi imbere turimo turamusezera. Na hariya ubona twari turi kumwe hariya. Nuko rero byagenze,
ndavuga mana nta ibi ni yandi ibiki unkoreye nta yandi mahitamo bigisha ijambo ry'Imana. Icyo gihe nanjye naratekereje mana ko namaze iyi myaka 2 yose nkusenga nkusaba, nta kindi nagusabaga, nagusaba ngo ikintu bita umuryango, nawe ukaba uciyemo kabiri. nayo ibyo ntatekerezaga ko ngiye byambayeho nibyo byabaye ku mwana wanjye. ndavuga ariko mana basi ubu koko umwana wanjye nzamusobanurira iki? nzamubwira mama we byagenze gutya, dore ntufite sogokuru byagenze gutya, dore ntufite nyogokuru byagenze gutya, dore ntufite na mama, byose nzamusobanurira iki? urumva abigisha ijambo ry'Imana nibo bavuga ati ibibaho byose tujye duhora dushima. ubwo nyine kandi umuntu ashima ari uko atarakaye, ibyo byose ni ukubishimira Imana. Imana niyizi impamvu y'ibi bintu byose, ndayishimira ko nabayeho muri icyo gihe cy'ubupfubyi, ndayishimira ko yampaye n'umufasha mwiza mu gihe gito. urumva twamaranye, Kevin ari muzima n'igihe gito twamaranye ni nk'amezi, mbibara mu mezi, ikindi yahise arwara. nabyo ndayibishimira, ndayishimira nyine kihisemo no kuba mbaye umupfakazi, nabyo ni ukwishimira, nta kindi wakora. urumva mu bibaho byose ngo tujye tugomba guhora dushima Imana. nironje nguko ubuzima bwa Kevin bwarangiriye hariya, nguko ubuzima ubu ngubu bumeze uko tumeze ubu ngubu. iyo nironje. hanyuma rero Kevin aragiye, abantu baragutabaye, baza ari benshi ku rwego utatekerezaga. twamagana iruzura, ubuzima burahagarara, abanyamakuru barahaguruka, ariko bakabona ronje n'ubundi nubwo ababaye aracishamo akamwenyura kwa kundi ko yemereye, arashima Imana. ronje ubonye ukuntu watabawe, byakweretse iki? ikindi nyuma yo gutabarwa ubu noneho ronje imigabo n'imigambi, bizinesi ukomeza gukora wenyine, wakoraga uri kumwe n'umugore wawe, ubu noneho ikiriho ni ikihe? n'iki wabwira abantu muri rusange? icyo nabwira abantu ni uko Imana ikora ibyo yumva ishaka mu gihe cyose ibishakiye, kandi nta nubwo wanayiburanye, nibwo bumana bwayo. urumva nyine naratabawe. Kevin yari umuntu uzi kubana, yabonaga inshuti akayigumaho, ntago ari umuntu we yarateye uko yihariye. ngiye kuvuga ibya Kevin bwakwira bugacya, no kuba hari abantu bamwe bagize bamutabaye, ndakeka hari bamwe twagendaga duhura muri ubwo buzima busanzwe. urumva hafi na intara hafi ya zose twazijyanagamo, twakubonaga amasoko atandukanye hamwe na hamwe. urumva twaragendanaga, nta hantu twigeze tugirana ikibazo na hamwe. yego rero ndatekereza yari azi kubana. byakweretse icyizere, urukundo, abantu bagihari, n'uburyo abantu bagumye kugenda bagusura nyuma, muba muri kumwe muvugana, hari icyo byagiye bikwereka mu byagiye binyereka indi shusho nziza, kandi nanjye nzakomerezaho. Kevin yagiraga umutima w'urukundo, w'ubugwaneza. buri umwe wese, we turutse n'i Rwamagana hasi bavuye imihanda hafi ya bose. hari abo twakora, ndibuka ko n'abavuye za Cyangugu, aho ngaho niho nyine nakubwiraga twari tugiye mu ntuza, twari tugiye hariya
Rusizi Kamembe naho twari dufite amasoko urumva twabaga dufite akenshi twakundaga kubana na bariya banuze bariya babafundi abayedi abaki ingeri zose zaraje yaba ari umufundi yaraje yaba ari umuyedi yaraje yaba ari boss twakoreraga nawe yaraje bose bananabaye ku rwego rubona rwagize. Ronje rero ubu business urayikomeje uri wenyine bimeze bite? Ongera twibutse ibyo ukora muri rusange. Ibyo nkora ibyo nari nabikubwiye na mbere ngiye ibintu nkora n'ibijyanye dufite kampani ikora ibintu byinshi ariko yibanda cyane ku bintu by'ubwubatsi bwa construction. Yubaka amazu ari affordable, yubaka akoresheje uriya amatafari mubona, wenda ningirirwa amahirwe uzongera ngaruke hano wenda tunabiganireho n'abantu nuko akorwa nuko bigenda tuzagutumira rwose turabikwemereye tuzibwira abanyarwanda bamenye n'agaciro kayo. Ronje tunagushimira ko wafashe umwanya ukaza kubana natwe. Ari aya matafari ubundi akorwa ate? Ari amatafari akorwa monoza n'ubundi n'imashini yakora ariko aba ari mix y'itaka n'umucanga na sima tubishyira mu mashini kabikompakita ukahita usohora itafari. Iryo tafari ntabwo bisaba sima kuyubaka kubakisha sima, niyo mpamvu ubona bihenduka, niyo mpamvu iyo uyakoresheje ugabanyirizwa kugeza kuri 50%. Iyo uyakoresheje ugabanyirizwaho 50%. Rero uburyo yubakwa yafunganwa agenda donc ahurwa. Umuntu ushobora kuba ari nk'icyangugo cyangwa aho akavuga ati ngiye wenda ntabwo Ronje azaca mu masoko ya leta kugira ngo mbe namubona, akavuga ati ndashaka nimero ya Ronje nkazamuhamagara nkanamuha n'akazi ndetse mw'iyi minsi nkarushaho kumuba bugufi, yaca kuyihe nimero Ronje? Nimero ni nimero nkoresha nambaruyeho amazina ni Ishimwe Jean Paul. Baruyeho ni nimero ya kampani ya nimero yanjye. Tange zose. Okay, ni 07 07 88 54 54 89 65. Iyo ni yawe? Iyo ni yanjye. Ya kampani ni 0788 0788 87 91 31. Suramo ya kampani 0788 yego 87 yego 91 yego 31 ziri na hariya kuri Nose. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga rero nko kuri Instagram, Facebook ni Ishimwe Ronje? Ni Ishimwe Ronje. Hari nigeze kugira ikibazo igira ubu ngubu Instagram ntabwo iriho ariko hariho nuza post handitseho I1 company niko na company yitwa. Ronje rero turagushimiye ko wabanye natwe. Twagombaga kwakira abantu ku murongo wa telefone, ubutumwa ni bwinshi ntabwo nabasha kusoma. Hari abari kugira bati muzadukinisha cya kabiri turebe Ronje uyu munsi ameze gute, abayeho gute, muzanamusure mu rugo. Tuzabikora kugira ngo murusheho kugira byinshi mwiga mugenda mwigira ku bandi. Umuhungu wa Ronje rwose mureke nta kibazo. Ubwo rero mwese abantu mwadukurikiye mwamubonye Ronje, mwagiye mubona hirya no hino abantu bagenda bamuganiriza, n'ubu turi kumwe nawe. Ronje rero arakomeye, akomeje ubuzima, akomeje gutwaza gitore. Uko byagenda kose ubuzima bugomba gukomeza. Dore n'umuhungu arimo arabwira ati rwose mukomere, mwakoze gutumira Daddy. Ronje rero reka twubwire ko Imana igukunda kandi kuri hafi, kandi mu bumana bwayo ntabwo nkuko babivuze ntitugomba kuyivuguruza, ahubwo tugomba kwakira ibyo yatugeneye byose. Ntekereza ko n'ibindi byinshi byiza izakora ku buzima bwawe n'uyu muhungu wawe, ndetse kandi Kevin nawe n'umuryango we mu gihe yari ahari nabo bagihari barakoze. Imana ibahe umugisha. Reka iki gice twicubikira ahangaha cyase ducumbikira ahangaha, tuzongera none dukora ikindi gice tuganira ku buzima busanzwe. Ronje arushaho gukomeza ababaye cyangwa se afite uburibwe burutubwe
cyangwa se abafite abantu barembye, turebe koko uko umuntu yagombye kumera mu gihe nk'iki ngiki. Reka mabwire ngo mwakoze kubana natwe, Church Service nakagaruka, ngendera baganizi Olivier, reka ibiganiro byose ngo Star TV bikomeze uko bisanzwe. Salam shalom.